Bibiliya igaragaza neza yuko izina umwana w'umuntu ni izina Yesu yiyitaga mu gihe yari ari ku isi. Nimureba muri Matayo igice cya 9 umurongo wa 4, Bibiliya igaragaza neza igihe Yesu yirukanaga abadayimoni benshi mu muntu, ariko abantu barijujuta baramubaza bati ukuraho ububasha bwo kwirukana abadayimoni ndetse n'ubwo kubabarira ibyaha. Yesu arangije, ariko Yesu amenya ibyo bibwira, arababaza ati niki kibateye kwibwira ibidatunganye mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ni ukuvuga nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa nti byuka ugende. Umurongo wa 6, ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati byuka wikorera ingobyi yawe utahe. None mbabaze, umwana w'umuntu ninde hano? Yesu ku giti cye. Mu minsi 7 Imana yaremye, murabizi yuko Imana yaremye mu minsi 6, ariko umunsi wa 7 Imana iraruhuka. Ntabwo rero isi yemeye yuko umunsi wo kuruhuka w'Imana ukomeza kuba uw'Imana yaruhutseho, ahubwo ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko hagombaga kuzaboneka undi muntu ushyiraho uwundi munsi wo gusenga. Iminsi yo gusenga ikaba 2, ariko ku mugambi w'Imana, Imana yaremye mu minsi 6, umunsi wa 7 Imana irangije irawuruhuka, ndetse Bibiliya iravuga ngo Imana iraweza. Uwo munsi Imana iwugira umunsi wo gusengeraho, ariko ntabwo byakomeje gukunda kubera yuko isi yakomeje guhindura ibyategetswe. Ivuga ngo intambara y'amahitamo imbere y'iminsi 2 yo gusengaho. Nari ndimo kubabwira yuko ijambo ry'Imana ritwereka uburyo Imana yashyizeho umunsi umwe wo gusenga, indi minsi 6 yose ikaba iyo gukora. Ariko ku mugambi wa Satani, ntago Satani yifuje yuko umunsi Imana yashyizeho wo gusengerwaho ari ukomeza gusengerwaho. Ni muri ubwo buryo mu mugambi wa Satani, kubwo kwanga umunsi w'Imana wo gusengwaho, bitewe n'ibintu 3 bidasanzwe Imana yari yashyize mu munsi wa 7, Satani yashatse uburyo umugambi w'Imana wica, ndetse arangije arawurwanya. Urugamba rwo kurwanya umunsi w'Imana rwatangiye nyuma gato yuko Imana irema, kandi Kristo azarinda agaruka urwo rugamba rugihari. Nimugoroba twasomye ibyahishuwe, aho turimo kureba igitabo cy'ibyahishuwe kiduhumura amaso tumenya ibintu aho biva n'aho byerekera. Muri uyu mugoroba nshimishijwe cyane no kongera kuganira namwe ku mugabo witwa Yohana weretswe Imana ikamwereka ibihe turimo, ikamwereka ibihe bizaza, ndetse uyu mugabo Imana yamweretse ibintu bidasanzwe. Nimugoroba twarebye amateka ye. Nshuti zanjye, nimujya muri Bibiliya zanyu mu gitabo cy'ibyahishuwe, ibyahishuwe igice cya 1 umurongo wa 10, Bibiliya iravuga ngo iki? Ku munsi w'umwami wacu narindi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti, icyo ubona ucyandike mu gitabo ucyoherereza amatorero 7 ari muri Efeso n'i Simuruna n'i Perugamo n'i Tuwatira n'i Sarudi n'i Filadelfiya n'i Laodikiya. Uyu mugabo aho yari arimo kurenganywa, aho yari yarajugunywe kugira ngo ukuri nako bakujugunye, uyu mugabo agaragaza neza ko ku munsi wa mbere ahabwa iyerekwa hari ku munsi w'umwami, kandi kuri uwo munsi w'umwami yari ari mu mwuka. Intambara rero ihari uyu munsi ni iyihe? Nuko icyumweru cyiswe umunsi w'umwami, n'isabato nayo kandi ikitwa umunsi w'umwami. None se umunsi w'umwami ni uwuhe? Nimureba neza muri Bibiliya zanyu, muri Matayo igice cya 12 umurongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo iki? Yesu agiye kutumenera ibanga. Ese umunsi w'umwami ni uwuhe, kandi uwo mwami ninde? Muri Matayo 12 umurongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo ariko ndababwira yuko uruta urusengero ari hano. Iyaba mwari muzi uko iri jambo risobanurwa ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo, ntimwagaya abatariho urubanza, kuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Uyu mwana w'umuntu ninde?
Bibiliya igaragaza ko isabato ari umunsi wo gusenga, ariko nanone Bibiliya ikagaragaza yuko hari uwivugiye yuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. None umwana w'umuntu w'umwami w'isabato ni njyewe? Ese ni wowe? Oya. Bibiliya igaragaza neza yuko izina umwana w'umuntu ni izina Yesu yiyitaga mu gihe yari ari ku isi. Nimureba muri Matayo igice cya 9 umurongo wa 4, Bibiliya igaragaza neza igihe Yesu yirukanaga abadayimoni benshi mu muntu, ariko abantu barijujuta baramubaza bati ukuraho ububasha bwo kwirukana abadayimoni ndetse n'ubwo kubabarira ibyaha. Yesu arangije, ariko Yesu amenya ibyo bibwira, arababaza ati niki kibateye kwibwira ibidatunganye mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ni ukuvuga nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa nti byuka ugende. Umurongo wa 6, ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati byuka wikorere ingobyi yawe utahe. None mbabaze, umwana w'umuntu ninde hano? Yesu ku giti cye niwe wavuze yuko ari umwana w'iki? Ari umwana w'umuntu. Matayo igice cya 10 umurongo wa 22 naho hagaragaza neza yuko iri zina ry'umwana w'umuntu Yesu yararikundaga cyane. Matayo 10:22, muzangwa n'abantu bose babahora izina ryanjye, ariko uwihangana akageza imperuka uwo ni uzakizwa. Niba barenganiriza mu mudugudu umwe muzahungire mu wundi. Ndababwira ukuri yuko mutazarangiza imidugudu yose ya Isiraheli umwana w'umuntu ataragira gute? Ataraza. Ndetse Yesu yakomeje aravuga ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Kubw'ibyo rero umwana w'umuntu, Bibiliya yavuze yuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Ntabwo Imana yavugaga ko twebwe abana b'abantu basanzwe ari twe bami b'isabato, ku buryo twakuraho isabato tukayimurira ku munsi dushaka. None ijambo ry'Imana riragaragaza ko Yesu Kristo ari we mwami w'isabato, kandi ubwo ari umwami w'isabato, uyu munsi Yesu agomba gukomeza kuba umwami w'isabato, kuko ubwami bwe ntabwo bwahangutse. Nshuti zanjye, mu gitabo kimwe gisobanura Bibiliya cy'ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, baranditse kuri paje ya 8 ngo umugenzo wo kwita dimanche yuko ari umunsi w'Imana, nyine umunsi wo gusengwaho. Uwo mugenzo wadutse ku bakristo gito bo muri icyo gihe, igihe bashakaga guhuza inyigisho zabo n'iz'abapagani. Bashakaga no guhuza ikiruhuko n'abapagani basenga izuba ku munsi wa mbere w'icyumweru, bakawita umunsi w'umwami w'ijuru. Uribuka ko bitaga izuba umwami w'ijuru. Kubw'ibyo rero hajemo ikintu cy'urujijo. Abapagani b'i Roma bari basanzwe basenga izuba, kandi izuba baryitaga umwami. Kubw'ibyo rero bakomeje gusenga ku cyumweru, kuko basengaga izuba nk'umwami wabo. Igihe ubukristo bwatangiraga rero, nyuma yaho gato abapagani baje kuvangira ubukristo. Barangije baravuga bati rero nibyo koko Yesu yari umwami w'isabato, ariko natwe twari dufite umwami w'izuba. Mwaretse tukabihuza bikagira ubusobanuro. Yesu Kristo muri Bibiliya nawe yavuze ko ari izuba ryo gukiranuka. Kubw'ibyo rero mwebwe nimureke isabato tuyikureho, n'ubundi Yesu azakomeza tubera umwami, kandi tuzakomeza kuvuga ko nawe ari izuba ryo gukiranuka. Byarangiye umunsi w'isabato umizwe n'umunsi w'icyumweru kubera iyi gahunda ya gipagani. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none mu mitwe y'abantu bafite icanganyukirwa ridasanzwe ryo guhitamo. Buri muntu wese rero hari amahitamo. Yaba icyumweru iminsi yose ushatse wayisengaho, ariko sibyo bivuze yuko wakuraho umunsi w'Imana. Erega reka ngira ikintu babwira. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, muri bubone yuko iminsi yose atari imwe. Imana imaze kurema umunsi wa 7, Bibiliya iravuga ngo Imana yarawejeje, irangije iwuha umugisha, irangije iwuruhukaho. Kubw'ibyo rero abantu bose bashaka umugisha w'Imana, bashaka kuruhukana n'Imana,
bagomba kuruhuka ku munsi wa karindwi, ari wo munsi w'isabato. Rero uyu munsi wa none imbere ya buri muntu yibaza intambara iri hagati yo gusenga ku cyumweru no gusenga ku isabato dusoma muri Bibiliya. Abantu bajya bibaza bati ibi bintu bizarangira gute? Ariko nshuti zanjye, muri uyu mugoroba Imana irashaka kutwereka itandukaniro ry'amategeko y'abantu n'amategeko y'Imana. Amategeko y'abantu rero, icya mbere arahinduka. Umuntu wayashyizeho iyo avuyeho barayamukurikiza. Amategeko y'abantu ashyirwaho ngo arengere abantu runaka, ariko anakomezwe n'abantu runaka abandi bo kuyitaho. Ariko amategeko y'Imana agenga isi yose. Amategeko y'abantu uko umuntu agenda azamuka mu ntera, bisa naho ayo mategeko atakimugenga. Mu magambo make, ubu hari amategeko arengera abantu bafite amamiliyoni n'amamiliyoni n'amamiliyoni. Yaba no muri Amerika mujya mwumva umuntu ngo leta yamufunze, ariko kubera urwego rw'amafaranga afite bakavuga ngo afungishijwe ijisho. Ayo ni amategeko y'abantu, yo akurikiza inzego abantu barimo. Ariko amategeko y'Imana ntabwo ariko bimeze. Amategeko y'abantu agenda avugururwa ngo agendane n'igihe. Bishatse kuvuga iki? Amategeko y'abantu, itegeko mujya mwumva hano mu Rwanda bavuga ngo itegeko akarongo zera agakoni, bya bindi bajya bavuga bakavuga ngo ryo mu 1990 ingahe, bagata bavuga ngo ryavuguruwe mu 2000. Mu magambo make, amategeko y'isi agenda ahinduka kubera ko agomba kugendana n'abantu. Ariko amategeko 10 y'Imana yo tugiye kubibona ntabwo ariko ameze. Ntabwo akenera kuba updated kubera ko ataba outdated. Mu magambo make, ntabwo akenera kuvugururwa kuko ntabwo asaza. Amategeko y'abantu, ubwinshi bw'abaturage babangamiwe burusha agaciro itegeko. Mu magambo make, abaturage iyo bagaragaje ko bafite ikintu kibabangamiye, iryo tegeko byemewe yuko ryavaho mu gihe abaturage babaye benshi. Ariko amategeko y'Imana 10, kuba abantu benshi bavuga yuko babangamiye, nta kintu ahindukaho. Ni nacyo cyatumye Imana yemera gutanga Kristo, kwari ukugira ngo hatagira n'itegeko na rimwe rikurwaho. Amategeko y'isi aba yarahawe imbibi atarenga, ariko amategeko y'Imana nta rubibagira. Nshuti zanjye, nagira ngo turebe kubera iki Imana yatanze amategeko. Kuko isabato ni umunsi wo gusengwaho, ariko Imana igihe yahaga Abisiraheli amategeko 10, Imana yabahayemo n'itegeko rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'iki? W'isabato. Ubundi ni ukubera iki Imana yahaye Abisiraheli amategeko 10? Nuko mu mategeko 10 harimo ibintu 10 bidasanzwe amategeko amarira umuntu. Iyi niyo mpamvu ituma guturuka mu gitondo kugeza nimugoroba amadini menshi baturuka mu gitondo babyina, umwanya wa Bibiliya ntibawubona. Amadini menshi barashaka kubyina imbyino z'ubuntu, ariko amategeko y'Imana yigishweyo. None se amategeko 10 y'Imana amarira icyo umuntu? Nujya muri Zaburi 119 umurongo wa 165, Bibiliya igaragaza yuko amategeko y'Imana yegezayo ibigusha umuntu. Bya bintu umuntu agwamo, bya bigeragezo, ya makuba, iyo ufite amategeko y'Imana mu bwonko bwawe, niko umusaza Mpyisi yajyaga avuga, iyo ufite amategeko y'Imana muri wowe akaba ari ku bwonko bwawe, byanga byakunda ibintu byakugushaga ntago byongera kukugusha. Uyu munsi wa none dufite ibitugusha byinshi kubera ko amategeko y'Imana twayashyize ku ruhande. Imana yatanze amategeko 10 yayo kuva 15:26 kubera yuko arinda indwara. Imana yabwiye Abisiraheli ababwira ngo nimuramuka munyumviye mukumvira amategeko yanjye, nta ndwara nimwe muzarwara nk'iz'Abanyegiputa barwara. Uyu munsi sida, ingaruka, ibi byaha byose murimo kubona bifite ingaruka bigenda bizana. Uko wica itegeko rero, niyo utarara upfuye urara upfuye uhagaze. Abantu bakwiye kumenya icyatumye Imana ishyiraho amategeko yayo. Amategeko 10, Zaburi 94 umurongo wa 12, Bibiliya igaragaza ko amategeko 10 y'Imana yigisha umunyabyaha akagira ubwenge. Bibiliya nimureba mubare w'18 umurongo wa 5, Bibiliya igaragaza ko amategeko 10 y'Imana abeshaho.
ariko uyu munsi abantu barashaka kubaho nta mategeko y'Imana. Abantu barashaka kubaho bayoborwa n'amategeko ya kamere, amategeko y'umubiri. Niba ahumuriwe ariba cyangwa yice, niba akunze ikintu arakibona akibye cyangwa gisambaniye. Ariko nshuti zanjye, biri muri gahunda y'Imana yuko umuntu ukomeza amategeko y'Imana ubwaya mwigisha. Abarewi 18:5 amategeko y'Imana beshaho. Abarewi 20:20 umuntu udakomeje amategeko y'Imana igihugu kiramuruka. Mbega isomo ryiza! Uko abantu bakubaka amakaburimbo bakubaka ama etaje, igihugu kikohereza urubyiruko kwiga hanze, tukubaka amazu meza tukajya mu mitekano, tugakora iki? Igihe cyose abantu badatojwe gukomeza amategeko y'Imana, igihugu Imana yabahaye kirabaruka, bakakibamo ari abatemberezi. Kubera iki? Itegeko ry'Imana riravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe igira gute? Iguha. Mu magambo make, kuramira mu gihugu Imana iguha bifitanye isano no kumvira ababyeyi bawe. None mfite isoni, mfite ubwoba, mfite n'agahinda k'urubyiruko rutacyumvira ba se na ba nyina, ku buryo musigaye muhura n'umuntu w'umujene uko asuzugura papa we na mama we, akaba ariko ashaka kugusuzugura nawe kandi atakuzi, muhuriye mu modoka. Kurama ntibishoboka mu gihe amategeko y'Imana yigijweyo. Abantu bazaza bapfa bakenyutse. Nshuti zanjye, gutegeka kwa 2:28-13 ijambo ry'Imana ryagaragaje yuko amategeko y'Uwiteka atera umuntu kuba hejuru ntajye hasi. Biri muri gahunda y'Imana yuko umuntu uzakomeza amategeko yayo 10 azahora azamuka mu bitekerezo, azazamuka mu mikorere, azazamuka mu mugisha, azazamuka mu kumenyekana, nubwo atamenyekana mu isi ariko mu ijuru abazwi. Ariko uyu munsi wa none uraganira n'umuntu akakubwira ati wapi naricaye isi yaranyicaje. Murahura n'umuntu ukamaze uti bimeze gute, ati narahondaguwe. Undi wakavuga ati narajanjaguwe. Amaterime uko bucya bukira, Satani agenda habana amaterime yerekana ko bababaye cyane, ariko ayo materime yerekana yuko uko batera umugongo amategeko y'Imana, Imana nayo ibatera umugongo. Bibiliya igaragaza muri Zaburi 119:93 yuko Imana ikoresha amategeko mu kuzura umunyabyaha. Iri somo riratangaje. Zaburi 119:93. Aya magambo nahoze nyasubiramo ndatangara cyane. Zaburi 119:93. Abasomyi ba Bibiliya haranditse ngo ntabwo nzibagirwa amategeko wigishije kuko ariyo wanzurishije. Amen. Bibiliya iravuga ngo mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. Abantu benshi kubera kutagira Imana bapfuye bahagaze. Icyo Imana ikora rero, iyo ihuye n'umunyabyaha itangira urugendo rwo kumuzura. Kandi kuzura umunyabyaha, Dawidi wari warapfuye, apfuye ahagaze. Kubera iki? Kubera kureba umugore w'abandi akamurunguruka, akicisha umugabo we, yarangiza agasambana n'uwo mugore, yarangiza akanabihisha ngo abantu batarabukwa. Ariko igihe cyarageze, Imana imwereka ko atari mugenzi we, imwereka ibyaha n'inzira yaciyemo. Dawidi aratangara rero, abona agiye gupfa kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Zaburi muzabona ya 51, Zaburi ya 52, Dawidi yari arimo gusaba Imana imbabazi kugira ngo adapfira mu cyaha yari yakoze. Ku musozo rero Zaburi 119, Dawidi yabwiye Imana ati Imana, uko nzabaho kose sinshobora kuzibagirwa amategeko yawe wandikishije, kubera ko niyo wakoresheje mu kugira gute? Mu kunzura. Kubw'ibyo rero, niba usengera mu idini rikubwira ko amategeko y'Imana yabambwe ku musaraba, ntuzazuka. Uzahorana ibitekerezo bicupiye, ntabwo uzazuka. Ijambo ry'Imana riratangaje. Zaburi 119:104. Amategeko y'Imana 10 ahesha umunyabyaha guhitamo. Umuntu udakomeza amategeko 10 y'Imana, amahitamo ye ntayaba ahari. N'uyu munsi nagira ngo mbibereke, muri uyu mugoroba dufite umunsi w'icyumweru wo gusengwaho, dufite umunsi w'isabato wo gusengwaho, ariko nagira mbabwire ngo kugira ngo abantu babashe guhitamo umunsi nyakuri muri iyo ngiyi ibiri, bisaba ko Imana ariyo ibitabarira. Kubera iki? Amahitamo yarangiritse.
uko umuntu agenda abana n'Imana, Imana izamura urwego rwe rw'amahitamo. Ubu muri no minsi umukobwa arimo afite abasore 3 barimo kumurambagiza cyangwa 4, yarangiza akabanza akajya mu idini, akabaza umuntu ajya abona utitira cyane akamubwira ati mbariza Imana ukuru wariwe. Ugahita usanga nawe ni umukomisiyoneri, mu bantu 4 bagushoreye harimo uwo yazanye. Agahita akubwira ati umugabo nusenga akazinduka kanaka, muri bo ninde ugera mu rusengero mu gitondo. Ugahita uvuga uti ni kanaka, nuwo ni w'Imana ishaka. Ukumva umutima urakuriye, ugahamagara undi muntu w'umumama ufite urugo rwiza aho ku rusengero utuje. Mama kana noneho ndahavane ko kanaka ambwiye ko ashaka guhita agenda, yahawe buruse yo kujya kwiga hanze, akambwira ko ashaka gusiga akoze ubukwe, nta nuko tuziranye ariko agira amagambo make, none mbigenze ne ko ari 4. Nawe agahita akubwira ati umugabo n'ufite ifaranga sha. Mu gihe urimo kuganira n'abadamu urugo rwacanze, bari muri tagisi bagenda baganira, undi agahita avuga ati umugabo n'ugutega amatwi, naho iby'amafaranga n'iki byo ntacyo bimaze, ubu mfite ikibazo umugabo ntajya nanyumva. Umusore yarangiza, umukobwa yarangiza ati babandi bose ndabareka, kanaka nubwo akennye niwe ujya untega amatwi. Iyo bimucanze rero afata udupapuro abanza akajya mu butayu bikanga. Ariko ndagira ngo mbabaze, uwo muntu ikibazo afite ni ikihe? Ni amahitamo. Udupapuro akadukubitaho, n'uyu nguyu cyangwa se n'uyu, hoya da, Imana ntibeshya, n'uyu nguyu. Harya agapapuro azamuye yasanze ari wa musore ukennye aramujyana, reka da, abwira Imana ati twongere. Isi yo mu minsi y'imperuka amahitamo kizaba ari ikibazo. N'uyu munsi hari abagore bicaye mu ngo batarigeze bagira amahitamo. Uyu munsi hari abantu bari mu buzima batigeze bahitamo, bibonye bameze nk'ingorofani itwaye ibintu itazi. Bibiliya iravuga ngo amategeko y'Imana ahesha umuntu guhitamo. Impamvu amahitamo atunaniye nuko amadini dusengeramo atatwigisha kwerereza no kwakira amategeko y'Imana ngo akorere mu buzima bwacu. Nshuti zanjye, Zaburi 119:18 nahabonye yuko amategeko y'Imana ubwayo ari ibitangaza. Idini rifite amategeko y'Imana, uwarijemo ntategereje ko bakora ibitangaza ngo yemere ko Imana ihari. 119 Zaburi 118 Bibiliya iravuga ngo wasuzuguye abiyobagiza bose, amategeko wandikishije, kuko uburiganya bwabo ari ibinyoma. Ndetse nshuti zanjye, Bibiliya iravuga ngo iki? Umurongo wa 118, Zaburi 119 umurongo wa 18. Nshobora kuba iri somo ni Zaburi 119 nibyo. Hagira umuntu undebera uyu murongo, nari nabonye ari umurongo wa 18. Yego, ni umurongo w'110. Amategeko yawe ubwayo ni ibitangaza. Iryo somo niryo ndimo kureba. Umurongo, yego, Zaburi 119 umurongo wa 18. Hwejesha amaso yanjye, guheza n'ukureba kure, hwejesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe. Amen. Mu mategeko y'Imana 10 harimo ibitangaza, harimo ibintu bidasanzwe Imana ikorera mu muntu, umuntu agahinduka. Erega nagira ngo mbabwire, ntabwo amategeko ubwayakiza, ariko Imana yayafashe nk'igikoresho cyayo. Iyo Imana yinjiye mu muntu imuha imbaraga zo gukomeza amategeko y'Imana, kuko amategeko y'Imana ni imico yayo. Niba ubuzima bwawe uhora uhanganye n'amategeko 10 guturuka mu gitondo kugeza nimugoroba, ugomba kumenya yuko Imana muri wowe irimo ifite ikibazo. Nshuti zanjye, Zaburi
tuyivuyemo. Yakobo igice cya 2:12 Bibiliya yigaragaza yuko amategeko y'Imana ari isoko y'umudendezo. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucibwa urubanza n'amategeko atera iki? Umudendezo. Kubw'ibyo rero mu minsi y'imperuka abantu bakomeza amategeko y'Imana, abantu bazaza batubona bagire ngo nta mudendezo dufite, ariko natwe nitureba abadakomeza amategeko y'Imana tuzaza tubona nta mudendezo bafite. Kubw'ibyo igitabo cy'Ibyahishuwe kitwereka yuko intambara isoza amateka y'isi ifitanye isano n'umudendezo w'umutimanama. None se bite by'isabato? Igihe Imana yahaga Mose amategeko, mu gutegeka kwa 2 igice cya 30:11 Mose yerekanye yuko Imana yatanze amategeko mu buryo busobanutse. Amategeko ntakeneye umwarimu wo muri kaminuza. Amategeko kugira ngo asobanuke ntategereje abantu bazaza bahora bayambaye ku myenda. Oya, ahubwo Imana yibwiriye Mose ngo iki? Kuko ayo mategeko ngutegetse uyu munsi atarayo kukunanira. Amen. Ntabwo Imana yatanze amategeko 10 ngo abamananiza. Oya, kuko atarayo kukunanira kandi atarayakure ngo utayageraho. Ntari mu ijuru ngo ubaze ngo ninde uri butuzamukire mu ijuru ngo ayatuzanire ayatwumvishe tuyumvire. Imana amategeko yahaye Mose, iyo ibishaka amategeko yagombaga kuba mu ijuru, Imana ikazaza igenda iha abantu yerekwa gake gake. Ariko Imana yahaye amategeko 10 Mose, aramanuka. Imana irangije igihe Abisirayeli bagendaga mu butayu, yemera yuko ibyo bisate 2 bishyirwa mu buturo bwera, kugira ngo abantu ubwiza bw'Imana bwagaragariraga muri iryo hema mu buryo bwa Shekina. Kandi nagira ngo mbabwire ngo ubwiza bw'Imana aho buri n'amategeko y'Imana yabaga ahari. Ni ikosa rikomeye gushaka ubwiza bw'Imana ukigizayo imico yayo ariyo mategeko yayo. Mose arangije aravuga ngo kandi ntari hakurya y'inyanja amategeko ngo ubaze uti ninde uri butwambukira inyanja ngo ayatuzanire ayatwumvishe tuyumvire, ahubwo iryo jambo rikuri bugufi cyane. Amen. Amategeko y'Imana n'ijambo ry'Imana ni ibintu byegeranye. Iyo wize ijambo ry'Imana neza uba urimo kugenda amategeko y'Imana yinjira mu buzima bwawe. Wasomye Bibiliya ute kugeza ubwo wiga amategeko 10 y'Imana isabato ukaba utayiruhuka? Wasomye Bibiliya gute kugeza ubwo amategeko 10 y'Imana uyita umudayimoni? Kandi Bibiliya iravuga ngo amategeko yawe ni meza, atera abantu kugira umudendezo, atungana rwose kandi asubiza intege mu bugingo. Impamvu tudafite imbaraga nuko ibintu byose Imana yagennye bigomba kudusubizamo imbaraga twabishyize ku ruhande. Mwuka wera abereho kugira ngo ahe imbaraga abana b'Imana. Mwuka wera twamushyize ku ruhande. Ijambo ry'Imana Bibiliya ribereyeho kugira ngo abaryumva uko bucya bukira bagira imbaraga zo guhangana n'imitego n'imiraba n'ibishuko bya Satani. Namwe mwirebe uburyo tubayeho, turacyabona umwanya wa Bibiliya ntawe uhari. Amategeko 10 y'Imana atungana rwose kandi asubiza intege mu bugingo. Muracyabona abantu bashaka gukomeza amategeko. Uko ubuzima burimo kugenda bwigira imbere, abantu bazumva yuko kwiba ari bibi, ariko babone yuko gupyeta ari byo birimo gukiza abantu. Kubw'ibyo rero abantu bose babaye abapyesi. Iyo umuhamagaye ukamubwira uti nyamara uri umupyesi wowe uri umujura, ahita akubwira ati Imana ikubabarire ntago uzi ibyo uvuze. Njyewe ntago ndi umujura, ndi umupyesi. Ubu dufite rwose abantu batanywa byeri ariko bakanywa za inaji nka 20. Harya ubwo ngubwo kuki inaji bavuze ko nta mugore utwita uyinywa? Ubundi buri ibintu byantangaje. Ikintu umugore utwita batemererwa ntugakine nacyo, ariko usanga umuntu arimo kwirenza za inaji zaki. Nigeze kubona abantu barimo kunywa ibintu by'ibiyoga by'ibikorano, abantu basengaga. Tabaza ariko ibi bintu muhamunywa ngo oya ngo we ngo ibintu nibikunanira ntukabisebye. Ndabaza se ibi bintu murimo kunywa n'ukubera iki? Bati oya, bati wibyita inzoga, twebwe ntago turi abasinzi. Wowe vuga ngo na akantu ka inaji nyire ko gusitangamo imbaraga. Barabinyweye bya karigazoke, barabinyweye bya kampuca, ukazaza uhura n'umuntu ajya kwambuka umuhanda ukabona ntawe ureba. Hakoreka mbabwire abarokore tuzapfa nabi. Umuntu umwe yigeze kumbwira, arambwira ati nturebe izi byeri mutarimo kunywa zigura make.
muzazirwanira twazimazemo iziryoshye. Njyewe nagize ngo uwo muntu yarambeshye koko. Hari aho umuntu yakanyweye kampuca na karigazoke n'ibiki byose, ubu noneho hariho ibyuma, hariho inkota, witera icyo ushaka. Cyo nashaka kubabwira ngiki, ibyaha byose Satani azabihindurira amazina, abantu bajye babikora. Reka mbaho urugero. Umuntu wakwibaza ngo umuntu unyweye inzoga abakoze ikihe cyaha? Bibiliya iravuga ngo utsemba urusengero Imana nayo izagira gute? Izamutsemba. Iryo ni itegeko ry'Imana. Reka ngira ikintu mbabwira, ubu buzima turimo mu minsi y'imperuka, kugira ngo ugire ikintu ubona, kugira ngo ubone abantu b'inshuti mugendana, kugira ngo abantu bemere kureba kure, birimo birasaba ko wica amategeko y'Imana kugira ngo uramire amategeko y'ubucuti. Rero amategeko y'Imana aratwegereye. Ntakeneye umwarimu wo muri kaminuza ngo amadini yige. Suko n'abayobozi b'amadini bataza amategeko 10 y'Imana n'Isabato. Barabizi, ariko barabizi yuko babikurikije umutsima wagabanyuka. Munsi umwe nigishije ahantu, umuyobozi w'idini ntizi intebe, abantu barabazana bose baricara, turiga. Nari ndimo kwigisha uwifuzwa ibihe byose. Umugabo aratangara arambwira ati Bibiliya muyiga gute? Ndamubwira ni Imana itwifashiriza. Arangije aza kwicara, turiga. Umunsi umwe aranyegera arambaza ati uri pasitoro? Ni ntago ndabawe. Arangije ati ncitse intege. Ni kubera iki? Niba batarakugira pasitoro ubwiriza gutyo, ubwo ngewe nje mwangira we. Arangije arambwira ati ukuri kwanyu ndakumenye, nibyo ntarinzi ndabimenye, ariko singiye kwitera icyuma. Nta muyobozi utazi itandukaniro ry'Isabato n'icyumweru, ariko se yikura umutsima mu kanwa. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba ndashaka gusangira namwe amagambo. Niba mubireba, iyi ni korowani. Mpereye muri korowani. Iyi ni korowani, ijuzu rya rimwe, ijuzu rya mbere, icyo mwita umurongo wa 63, 64, 65 na 66. Muhamadi yanditse ku bigendanye n'Isabato. Ndagira ngo mbabwire nshuti zanjye, nta muntu utazi agaciro k'Isabato, ariko bitewe n'inzara yateye mu isi no gushaka kumenyekana no kurwana intambara z'umubiri kuruta iz'umwuka, ibi byose niho byaturutse. 63 haranditse ngo munibuke yemwe bene Isiraheli, ubwo twakiraga isezerano ryanyu ryo kubarahiza amategeko ya Taurati, tukanazamura umusozi hejuru yanyu tugiye kububikaho, turababwira tuti ngaho nimwakira ibyo twabahaye Taurati, mubikomeze kandi muzirikane ibirimo, kugira ngo mugandukire Imana. 64 nyuma murongera mubitera umugongo, iyo bitaza kuba ineza n'impuhwe bya Allah kuri mwe, mwari kuba mu banyagihombo. 65 kandi mu by'ukuri mwamenye bamwe muri mwe barengereye Isabato. Kurengera Isabato. Kandi mu by'ukuri mwamenye bamwe muri mwe barengereye Isabato, nuko turababwira tuti nimuhinduke inkende, nimube inkende musuzuguritse. 66 nuko icyo gihano tukigira isomo kubariho icyo gihe no kubazabaho nyuma yabo, binaba inyigisho kubatinya Imana Allah. Iki gihamya cyo muri korowani kirerekana ko abica Isabato bazagubwa neza? Ntibishoboka. Mu busobanuro hasi basobanura Isabato muri korowani baranditse ngo Abayisiraheli bategetswe kugira icyo bakora, kutagira icyo bakora ku Isabato uretse kugaragira Imana byonyine. Nyuma rero bamwe muri bo babirenzeho bakoresheje amayeri, bakaraza imitego yo kuroba amafi mu nyanja kuwa gatanu, bakayitegura ku cyumweru, abandi bakabikora ku mugaragaro. Imana yagennye yuko umuntu usuzugura Isabato yayo azagira agaciro nk'ak'inkende, niko muri korowani bavuga. Ariko simbizi impamvu ibi bitabo ba nyirabyo batabisoma. Reka twigire muri Bibiliya ntagatifu. Bibiliya ntagatifu yo itubwira ibigendanye n'amategeko 10 y'Imana.
mwiyimuka Misiri igice cya 20 ndahera ku murongo wa mbere. Nuko Imana ivuga aya magambo yose iti, ni njyewe Uhoraho Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Misiri mu nzu y'ubucakara. Amen. Imana niyikura umuntu mu nzu y'ubucakara yarangiza ikabona kumuha amategeko. Ntabwo Imana yaha umuntu amategeko kandi ari no mu nzu y'ubucakara. Oya, hari urugendo rubanza rwo gukura umuntu mu nzu y'ubucakara, aho ari mu buretwa bw'umubiri, aho ari mu buretwa bw'ibitekerezo, hahandi uri mu buretwa bwa kamere. Imana irabanza igakora misiyo ya mbere yo kubanza kugukurayo, ikakwambutsa inyanja itukura, ukava mu bintu wajya kubona utashobora kuva. Iyi Imana imaze gukora icyo ngicyo rero, noneho iricara ikavuga ngo ukeneye kubeshwaho nanjye kandi ndaguha n'imbaraga zo gukomeza amategeko. Bibiliya ntagatifu iyimuka Misiri 20:3, amategeko Imana irayatangiye rero. Iyi ni Bibiliya ntagatifu. Abafite telefone mujyeho tujyane kuri internet, nta kibazo, Bibiliya ntagatifu iriho. Nta mana zindi uzagira kereka njyewe, iryo ni ihame. Washaka amafaranga ukayabona, bene wanyu wakorana n'umuafandi uteye ubwoba, wakorana na minisitiri ukanura nabi akagushyiraho itegeko ry'igitugu, ibyo byose ntibikwiye gutuma uwo muntu umwitiranya n'Imana. Kuba umuntu ari umukire araguhaye amafaranga ucuruzisha, ntabwo ukwiye kumuramya. Oya, ntukwiye kuramya tekinoloji, nta kintu na kimwe ugomba kuramya. Icya kabiri, ntuzikorera ishusho ry'iribazanyo cyangwa se ikindi kibonetse cyose, niyo cyaba gisa n'ibiri hejuru mu kirere cyangwa n'ibiri hasi ku isi cyangwa se n'ibiri mu mazi akikije isi. Ntuzapfukame imbere y'ibyo bigirwamana. Imana yatanze itegeko hano muri Bibiliya ntagatifu ko nta kintu umuntu agomba gupfukamira, nubwo cyaba gisa n'ibintu biba mu ijuru, ubwo ni abamarayika n'ibiki byose n'ibisa n'ibiri mu isi. Harya nagira ngo mbabaze, amashusho ya Yezu na Mariya na Yosefu ariho ntariho? Petero mutagatifu na Yohana mutagatifu amashusho yabo arahari ntahari? Amazina y'abantu b'intwari n'ibirangirire babayeho mbere arahari ntahari? None se Bibiliya ivuga ko ibyo bintu tugomba kubisenga? Ntibibaho. Ikintu cyitwa ishusho Imana yaracyanze. Cyokoze iki cyo Muhammad nawe yabwiye abantu ko mu musigiti hatazigera haboneka ikintu cyitwa ishusho, niyo ryaba rifite ikintu rijya gusobanura ubwaryo. Muhammad yavuze yuko icyo kintu kizafata abantu kikabakura ku Mana bikarangira ari cyo barimo gusenga, nubwo bagitangiye bakeka ko ari cyo gishushanya Imana. Ni nako bimeze uyu munsi wa none. Ishusho y'Imana itagaragara ni Kristo Yesu. Iyo wakiriye Kristo rero uba wakiriye ishusho y'Imana, ntukeneye amashusho. Minsi yashize amateraniro nk'aya yarabaga, bagafata filime ya Yesu bakayishyira ahantu nk'aha ngaha, twajyaga tuzerekana kera tukiri injiji, warangiza bakerekana Yesu rwose bakamudiha, ukumva umuntu ari imyoje rwose, uyu mugabo baramubabaje cyane, nanjye ndumva mbabaye ibyaha ndabiretse. Ariko aho internet iziye wajya ko ukabona wa undi wakinnye ya filime nta nubwo yemera Imana, arimo arakinnye n'iza porono, arimo arakina na filime izo bita amavampire, bari abantu baryana banywa amaraso y'abandi. Ugasanga ni umuntu wishwe n'agahinda. Mu bantu barenga 20 bakinnye filime zitwa iza Yesu, muri bo abantu 4 bonyine nibo basenga, abandi ntibanemera Imana. Ariko ubusanga ayo mafoto turayafite. Umuntu umwe rwose yigeze kugira gutya, ari mu bibazo, ngiye kubona mbona afunguye ikofi ngira ngo agiye gukuramo amafaranga, areba agafoto ka Yezu kari karimo za kofi za kera zabaga zifite akantu k'akarahure washyiragamo ifoto. Areba agafoto ka Yezu arongera arazinga ati turi kumwe. Nshuti zanjye, Bibiliya iravuga ngo iki? Bibiliya ivuga yuko umuntu w'Imana yakiriye akayisenga, Bibiliya iravuga ngo nimutaka nzababwira ngo ndi hano. Itegeko ry'Imana ryarakomeje,
nimureba neza umurongo wa 7, ntuzavuga izina ry'Uhoraho Imana yawe mu bintu by'amanjwe, kuko Uhoraho atazareka guhana uzaba yavuze izina rye mu bintu by'amanjwe. Izina rya Yesu, izina ry'Imana dukwiye kurikura mu bintu byoroheje. Iri zina mu gihe cy'intumwa bararivugaga abadayimoni bagahunga, ariko uko ryagiye rikoreshwa mu bintu bidafite agaciro, byarangiye izina rya Yesu abadayimoni nabo basigaye baryifashisha mu kazi kabo. Kubera iki? Kubera ko ryakoreshejwe mu bintu bidahwitse. Nshuti zanjye, umwana arimo ariga kugenda, yajya kugwa ku makaro ukumva mama we ngo Yesu wanjye, wenda aho ngaho harumvikana. Teremusi yajya kugwa Yesu. Reka mbabwire, ikintu gifite agaciro iyo ugikoresheje mu bintu by'amanjwe. Hano Imana yavuze yuko umuntu ukoresha izina ryayo mu bintu by'amanjwe. Dufite abantu barimo gukina amasene n'amateatere n'amakomedi, bakifashisha izina rya Yesu n'izina ry'Imana mu bintu byabo by'imyanda y'ibintu by'urwenya. Aba bantu bazabibazwa imbere y'Imana. Izina ry'Imana ntikwiye gukoreshwa mu busa cyangwa mu binyoma. Aha ndimo ndasoma Bibiliya y'Abagatulika, niyo ndimo gusoma. Itegeko rikurikiyeho ku murongo wa 8, Bibiliya ntagatifu yaravuze ngo urajya wibuka umunsi w'Isabato, uwegurire Imana, uzakora imirimo yawe ntuzagire umurimo n'umwe ukora, ari wowe, ari umuhungu wawe, ari umugaragu wawe, ari umuja wawe, ari itungo ryawe, n'umusuhuke waje iwanyu. Ariko nagira mbabwire, ni itungo ryawe. Mu gihe cya kera iyo wabonaga udufaranga waguraga itungo, kuko transport yakorwaga n'amatungo n'ubwato. Ni ukuvuga ngo icyo nashaka kubabwira ngiki, ubu uyu munsi nubwo abadivanisi natwe ubwacu tuvuga ko dufite Isabato, dufite abantu bihisha bagafata amamodoka yabo bakayohereza mu kazi, bagakingura amaduka, akazinduka mu gitondo akanyaruka akagenda akamubwira ati dore biri aha ngaha, nibashaka imyenda ngiyi, abashaka inkweto ngizi, amafaranga yo kugarura ngariya. Noneho rero ubigire neza, nugira ikibazo usendinga aka SMS, ndaba ndi mu rusengero. Yarangiza akaza, ni umunsi wera wo kuruhuka, munsi uhiriwe w'amahoro rwose. Barangiza bakavuga bati abantu badakomeza Isabato Abagaturika baragowe. Abantu badakomeza Isabato kubw'ubujiji no kuba batarabona umucyo naba nabo, ariko umuntu washatse gufata umuco w'Imana, ijambo ry'Imana akarikomeza igice, uwo nguwo ari mu manegeka kurusha abandi. Iyi Bibiliya iravuga ngo n'itungo ryawe n'umusuhuke waje iwanyu ntugomba kumukoresha ku Isabato, kuko mu minsi 6 Uhoraho yahanze ijuru n'isi, inyanja n'ibiyirimo byose, maze akaruhuka ku munsi wa 7. Nicyo cyatumye Uhoraho umugisha umunsi w'Isabato. Bibiliya ntagatifu irabikemuye, umunsi w'Isabato uba ari nawo munsi wa kangahe? Wa 7. Nicyo cyatumye Uhoraho umugisha umunsi w'Isabato akawiyegurira. Bibiliya yakomeje igaragaza andi mategeko, wubahe so na nyoko kugira ngo uzarambe mu gihugu Uhoraho Imana yawe iguhaye. Ntuzice umuntu, ntuzasambane, ntuzatwara umuntu ngo umugire wawe ku ngufu, ntuzavuga ibinyoma ubeshyera mugenzi wawe, ntuzararikire inzu ya mugenzi wawe, ntuzararikire umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye. Bibiliya ntagatifu tuzayigarukamo, ni igitabo cyiza tuzakomeza gukoresha, ariko kubigendanye n'Isabato barabyeruye. Inshuti zanjye, muri uyu mugoroba ndagira ngo nongere nsangire namwe amagambo akomeye nasomye. Ni amagambo adasanzwe nasomye mu gatabo kitwa Uruhererekane rw'Abapapa. Muri aka gatabo bashyizemo umupapa witwa Mutagatifu Silvestre wa mbere.
Mutagatifu Silvestre wa mbere rero muri ako gatabo bagaragaza yuko ni umupapa 33. Bavuga yuko Mutagatifu Silvestre wa mbere yavukiye i Roma, atorwa ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere muri 314. Arangije atanga cyangwa se apfa ku itariki 31 z'ukwa 12 335. Niwe wa mbere wambaye ikamba ry'ubupapa. Uyu mugabo ntabwo asanzwe, niwe wa mbere wambaye ikamba ry'ubupapa. Icya kabiri kandi ni nawe wakoranyije konsili ya mbere y'Inise. Iki ni igitabo cy'abagatulika ndimo gusomamo. Aba bantu ni abahanga pe. Niwe wateranyije konsili ya mbere y'Inise, ya yindi yashizeho indanga kwemera dukoresha mu misa yitwa credo, kugira ngo izuka rya Nyagasani riba ari ryo rihimbazwa. Uyu mugabo yashizeho icyumweru kugira ngo izuka rya Nyagasani aba ari ryo rigira gute? Rihimbazwa. Niwe washyizeho iki? Niwe washyizeho icyumweru. Uyu munsi rero mbabazwa no kubona amadini menshi ari inyuma y'iki kintu. Mu magambo make, uyu mugabo witwa Mutagatifu Silvestre wa mbere yashyizeho icyumweru kugira ngo afatanye ubupagani n'ubukirisitu, kugira ngo abapagani b'abaromani n'abanyaburayi bari abapagani bisange mu bukirisitu bwavukiye mu burasirazuba bwo hagati. Byasabye yuko isabato yigizwayo. Uyu mugabo afata icyumweru, kuko gufata icyumweru byari bivuze gufata abantu benshi. Ukeneye kugira amahitamo hagati y'iyi minsi. Hari umuntu ushobora kwicara akavuga ngo ibi bintu bimaze iki? Bifite icyo bimaze, kuko na Yohana igihe yahabwaga iyerekwa ry'ibyahishuwe hari ku munsi w'isabato, ari umunsi w'umwami, kandi kuri uwo munsi yari ari mu mwuka wera. Kristo azagaruka, abana be bakunda amategeko ye bazaba bari mu bihe by'akarengane bimeze nk'ibyo Yohana yari arimo. Bazaba barajugunywa habo kugira ngo batabangamira sisitemu. Ikintu Imana izakora kidasanzwe ni kimwe: abo bantu muri ibyo bihe byo kurenganywa bazira amategeko y'Imana no guhamya kwa Yesu bazaba bari mu mwuka. Amen. Mu by'ukuri ndagira mbabwire ngo icyo wenda tuzakigarukaho, ariko twihuta mu gitabo kimfasha gusobanukirwa Bibiliya cyitwa Daniel n'ibyahishuwe, kinini cyanditswe na Uriah Smith. Handitswemo amagambo bateruye mu gitabo cyitwa The Catholic Christian Instructed, cyangwa se umukristo wigishijwe na Gatulika. Hano ni igitabo abagatulika bakoresha bandikamo ibibazo abakristo bibaza, barangiza bagahita banabisubiza. Ikibazo rero babajije ni iki: mbese mwishingikiriza kuki igihe muhitamo kubahiriza umunsi w'icyumweru mu cyimbo cy'isabato ya kera ariyo yabaga ku munsi wa karindwi Saturday? Icyo ni ikibazo babajije Kiliziya. Mutega amatwi igisubizo Kiliziya yatanze: tubifitiye ubutware duhabwa n'itorero Gatulika ndetse no ku migenzo y'intumwa. Iki gisubizo warubwo ari cyo kivuye muri Bibiliya. Barimo barabaza, abakristo barabajije ngo mushingira kuki igihe muhitamo kubahiriza umunsi w'icyumweru mu cyimbo cy'isabato ya kera ariyo yabaga ku munsi wa karindwi? Bagiye kubasubiza rero barabasubije ngo tubifitiye ubutware duhabwa n'itorero Gatulika n'ijuru ndetse no ku migenzo y'intumwa. Ikindi kibazo abakristo babajije: mbese hari ahantu mu byanditswe byera hategeka ko icyumweru kiruhukwa mu cyimbo cy'isabato? Barangije batanga igisubizo: ibyanditswe bidutegeka kumvira itorero. Igisubizo, umurumva ibyo bintu bihura? Ibyo bintu birahura. Ibyanditswe bidutegeka kumvira itorero no gukomera ku mihango y'intumwa, ariko ntabwo ibyanditswe bivuga mu buryo bwihariye iby'uku guhinduka ku isabato. Babuze isomo, ntibigera babeshya abantu. Barabwira bati rwose gufata isabato igasimburwa n'icyumweru nk'umunsi wo gusengaho nta gihamya na kimwe twabonye. Barangije barongera babazwa ikindi kibazo: mbese
hari ubundi buryo mufite bwo guhamya ko itorero rifite ububasha bwo gushyiraho iminsi mikuru yemewe n'amategeko? Igisubizo, iyaba ritari ribufite ntiryari gushobora gukora ibyo ryakoze. Ibyo abanyamadini bo muri iki gihe bemeranya naryo ntiryari gushobora gufata ukuruhuka kw'icyumweru ari wo munsi wa mbere w'icyumweru ngo gusimbure kubahiriza umunsi wa karindwi Saturday. Impinduka idafite icyayishyigikira na kimwe mu byanditswe byera. Baravuze ngo twebwe abagatulika dufite ububasha twakoresheje dukuraho isabato dushyiraho icyumweru. Ubwo bubasha twakoresheje n'abanyamadini menshi burabatangaza. Bavugaga yahe? Abari inyuma abasengana nabo ku cyumweru. Uyu munsi nakwibaza, abarokore ku cyumweru gifite iminsi myinshi babuze undi bafata? Ntibashaka kuba abisilamu, ntibashaka kuba abadivantisiti ngo bakurikize Bibiliya, ntibashaka no kuba abagatulika ngo basenge ku cyumweru, bahisemo undi munsi. Ibi bitabo by'abagatulika birimo amagambo ateye ubwoba. Mu kindi gitabo cyitwa inshamake y'inyigisho za Gikristo baranditse ikibazo nanone, wahamya ute ko itorero rifite ububasha bwo gushyiraho iminsi mikuru n'iminsi y'ikiruhuko? Igisubizo, wabihamisha igikorwa nyirizina cyo guhindura isabato ikajya ku munsi w'icyumweru. Ibyo abaprotestani bemeye, kandi ku bw'ibyo barivuguruza cyane igihe baruhuka ku cyumweru badakebakeba, maze bakica indi minsi mikuru myinshi yashyizweho n'iryo torero. Kiliziya yaravuze iti ariko ko tubona turi kumwe ku cyumweru ari twe twakishyiriyeho. Aya madini ya giprotestani ni amadini ya kirokore. Baje no ku yindi minsi n'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya tukajyanamo, n'iminsi y'abatagatifu tukajyanamo, n'ubundi ko n'icyumweru basengeraho ari twe twakishyiriyeho. Iyo nsomye ibi bintu bintera ubwoba. Ni ukubera ko igihe baruhuka ku cyumweru baba bemera ububasha bw'itorero bwo gushyiraho iminsi mikuru no kubategeka mu cyaha. Nshuti zanjye, reka nisubirire muri Bibiliya ntagatifu. Bibiliya mujye muri Matayo 5:17. Matayo igice cya 5 umurongo wa 17. Nge ndasoma Bibiliya ntagatifu. Yesu arangije ati, ntimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi. Sinaje gukuraho, ahubwo naje kunononsora. Muvuga amena. Kristo ntabwo yazanywe no gukuraho isabato, ntiyazanywe no gukuraho amategeko, ntukice ntugasambane. Ubu abatinganyi barimo barashaka uburyo Bibiliya yahinduka. Muri iki cyumweru kigiye kuza nzabereka tekinike yakoreshejwe kugira ngo n'abatinganyi babone Bibiliya yabo. Hari tekinike zakoreshejwe. Nababwiye ngo turi mu cyumweru cya gihanuzi. Ibendera ryabo risobanura iki? Ryaturutse Bibiliya yabo ni igiki kirimo kidasanzwe tudafite muri izi? Erega uretse ko mukunze guhiga amafaranga, ariko ubundi nimushake n'umwanya mwiga ibyanditswe, muhumuke mumenye aho ibihe bigeze. Nshuti zanjye, Yesu yazanywe no kunonosora. Ntabwo i Karuvari Yesu yavuze ngo birarangiye, ngo avuge ngo bya bintu by'amategeko 10 bivuyeho. Oya, ahubwo birarangiye mu bitabo by'icyongereza bakoresheje ururimi rwakoreshwaga mu gihe cya Yesu, byasobanuraga ngo birujujwe. Umurongo wa 18 Bibiliya ntagatifu, Matayo 5:18. Koko rero ndababwira ukuri, kugera igihe ijuru n'isi bizashirira, nta kanyuguti nta n'akadomo kazava mu mategeko, ibyo byose bitarangiye. Ndashaka kubabaza, ubu ijuru n'isi byararangiye? Mu gihe cyose ijuru n'isi bitararangira, Bibiliya ntagatifu iravuga ngo koko rero ndababwira ukuri, kugera igihe ijuru n'isi bizashirira, nta kanyuguti renga kuri rimwe uwazitwa igiseswa. Naho uzajya yakurikiza ayo mategeko akayatoza abandi azitwa umuntu ukomeye mu ngoma y'ijuru. Amen.
reka kandi mbabwire, niba ubutungane bwanyu budasumba ubw'abigisha amategeko n'abafarizayi, ntabwo muzinjira mu ngoma y'ijuru. Yesu ntabwo yavuze ko amategeko azavaho, yavuze ko tugomba kuyakomeza. Imana ikaduha ububasha tukarenga urugero rwo kwibombarika rwa gifarisayo. Nshuti zanjye, Bibiliya ntagatifu, ndetse namwe abafite Bibiliya, tujyane muri Yesaya 58. Yesaya igice cya 58. Yesaya igice cya 58 umurongo wa 13. Bibiliya ntagatifu yagarutse ku gaciro k'isabato, ariko Bibiliya zanyu namwe turaza kujyana. Yesaya 58 umurongo wa 13, niwirinda kwica isabato. Niwirinda kugira gute? Kwica isabato no guharanira inyungu zawe ku munsi wanjye mutagatifu. Ubwo Bibiliya ntagatifu ivuze ko umunsi mutagatifu ari uwuhe? Isabato. Ukita isabato umunsi w'umunezero. Isabato nziza ngibaho biva muri Bibiliya, mutazagira ngo nindamukanyo za zindi zateye. Ukita isabato umunsi w'umunezero, umunsi mutagatifu uhoraho, ukakubera irinda guharanira zawe. Aya magambo arakomeye cyane. Umunsi mutagatifu uhoraho ukakubera umunsi w'icyubahiro, ukawubaha, wirinda kugira umurimo ukora, wirinda guharanira inyungu zawe cyangwa guhibikana mu bucuruzi bw'urudaca, niho uzagira umunezero muri uhoraho. Amen. Ntushobora kugira umunezero mu Mana isabato warayishyize ku ruhande. Bibiliya ntagatifu irakomeza ngo, niho uzagira umunezero muri uhoraho, maze nzakujyane mu igare hejuru y'imisozi y'isi, ngutungisha umunani wa Yakobo umukurambere wawe. Nibyo rwose, uwo ni uhoraho ubivuze. Amen. Igihembo cy'abakomeza isabato, aba bantu bazagira umugisha wo kugendera mu igare hejuru y'imisozi y'isi. Imana izabatungisha gakondo ya Yakobo. Isabato ifitanye isano no kugaruka kwa Yesu. Isabato ifitanye isano no kujya mu ijuru kw'abera. Isabato ifitanye isano n'uburyo mu ijuru abera bazaba bameze. Murebe muri Yesaya 66, uhereye ku mboneko z'ukwezi ukageza ku kundi, uhereye ku isabato ukageza ku yindi. Mu bihe bizaza abantu banjye bazaza baza gusenga imbere yanjye. Ni Imana ibivuga. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba nagira ngo nihute dushaka umusozo. None se intambara iri imbere yacu imeze gute? Ndagira mbabwire inshuti zanjye, mu gitabo cyitwa ibibaho mu minsi y'imperuka, bamwe bari bakizi ku byaduka byo mu minsi y'imperuka, haranditse ngo umuvumba w'amategeko y'icyumweru kuri ubu urakora mu buryo butagaragara. Mu magambo make, icyumweru kigiye kugirwa umunsi w'agahato wo gusengeraho, kubera akajagari kari mu madini. Bamwe basenze rendi, abandi marida, abandi merekredi, abandi vandredi, abandi samudi, abandi dimanche. Kubw'ibyo, bitewe n'ubukungu bw'isi bumeze nabi, leta zirimo zirareba zikabona abantu gukora barabibuze. Ku isi hagiye gutegurwa umunsi umwe wo gusengwaho. Uwo munsi ugomba kugendana n'idini rimwe rihuje imyumvire n'icyerekezo n'ahazaza, rihuje Imana, rigahuza igitabo, rigahuza ibintu byose. Kubw'ibyo rero, imbere ya buri muntu hagiye kuba amatora mu minsi yo gusengaho. Vandrediyo, umunsi w'ijuma w'abisilamu, batangiye no kuwutanga kubera ko nta mpamvu zo kuweza. Wivira ku ijuma, wivira ku musigiti, ukikomereza akazi kawe. Ariko icyumweru nk'uko itegeko ry'isabato ryanditse muri Bibiliya, icyumweru kigiye gushyirwaho amategeko y'amananiza kugira ngo nacyo abantu bajye bafunga akazi, bajye bafunga imirimo, bakiruhuke. Kandi ibimenyetso byo kwezi icyumweru kikaba umunsi uryoshye kurusha isabato bigeze kure mu bihugu byose n'aho iwacu mu Rwanda. N'uyu munsi
sigaye wumva ukumva umuntu arakubwiye ati rwose ati ku isabato mba numva ndushye, ariko ku cyumweru papa w'abana tuba turi kumwe, tuva muri siporo tugateka inkoko tukifotozanya n'abana, tugatembera, nkakoresha etide abana, ngasura abantu b'inshuti, nkajya kuri chat, nkakora telefone, ibintu byose. Mbega icyumweru uba wumva kiryoshye. Satani agiye kubereka ku isabato ari umutwaro, kandi ijambo ry'Imana ryatweretse ku isabato ari uburuhukiro. Nshuti zanjye, iki gitabo cy'ibyahishuwe kirimo kiratwereka neza aho ibintu biva naho byerekera. Ariko nsoza, umwami witwa Ahazi. Umwami witwa Ahazi mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 16, uyu mwami yahuye n'intambara. Munega amatwi kuri aka kagingo. Uyu mwami yahuye n'intambara, ubuzima bumubana bubi, abona abanzi bamuhagurukiye, ashaka umuntu wamutabara, ahamagara umwami wa Ashuri, aramugurira, aramubwira ati ndinda abanzi kuko ndabona ibintu bimeze nabi. Uwo mwami wa Ashuri amurinda abanzi, arangije amubwira ibyo azakora, arwana n'abashakaga kumutera. Umwami w'Abisiraheli abona intambara ziragabanutse, yari yateye Imana umugongo, ahubwo ajya gushaka ubutabazi mu Ashuri. Byarangiye gute rero? Byarangiye umwami wa Ashuri amusabye ibintu agomba kumuha, arabimuha. Igihe kiza kugera wa mwami ajya gukora urugendo shuri ku mwami. Umwami w'Abisiraheli yarahagurutse, aragenda akora urugendo mu Ashuri kuri wa mwami wamufashije kurwana. Ahageze umunsi wa mbere asanga barimo baratamba. Bamwereka ukuntu batamba, areba igicaniro cyaho, ahita avuga ati iki gicaniro ndagikunze kabisa. Twebwe nubwo dufite igicaniro cy'Imana iwacu, ariko se abanzi baraza bakadutera bakatunesha, igicaniro cy'Imana ubundi kimaze iki? Abangaba rero iki gicaniro cyabo nicyo gisobanutse, kuko urabona cyagiye kibaha iterambere, kibafasha kugera ku bintu bidasanzwe. Byarangiye ahise ahamagarayo iwe, arahamagara abwira umutambyi ati alo, tukivugana ushaka ukuntu rwose ufata ibipimo by'iki gicaniro cyo mu Ashuri cy'i Babuloni, iki gicaniro urebe uko kingana n'uko giteye, aba ari cyo wubaka. Systeme zose z'imisengere uzihindure kugira ngo zimere nk'izaba. Aba bantu bafite Imana, ibintu byabo biraryoshye, ibintu byabo bifite umurongo. Ibyo bintu byabaye bimeze nk'ibyabaye igihe Konstantino yazaga mu bakirisitu. Yagiye yereka abakirisitu inyungu bazakura mu bupagani, baravuga bati ibintu by'abari abantu biraryoshye mu bizane. N'uyu munsi umuntu ukomeza amategeko y'Imana, iyo yagiye gusengera mu bundi buryo busengwa bwitwa ko bubyara umusaruro ariko butemewe n'ijambo ry'Imana, aragaruka akababwira ati ibi bintu byanyu wapi nta kigenda kabisa. Ahandi bajya muri mudu, ubyina arabyina, uhimbaza arahimbaza, iyo ukumbuye kurira urarira, hase warira ntibagira ngo uri igisambo. Hari abantu rwose bajya ahantu bagahita bavuga bati rwose imisengere n'igitambo n'igicaniro mubihindure bimere nk'iby'i Babuloni. Babuloni ibintu birashyushye, abantu barimo baragira ikibazo kigakemuka, naho twebwe n'ibyo ngibyo. Arangije ategeka uko ibintu bigomba guhinduka. Igitabo cya kabiri cy'Abami 16 umurongo wa 17, uyu mugabo yakoze ikindi kintu kandi yagikoze afite icyo agendereye. Ubuhanuzi butwereka yuko ari cyo kintu kigiye gukorwa vuba bidatinze. Maze umwami Ahazi arangije afata igicaniro, igitereko, atemaho ibisate by'ibitereko. Ku gitereko cy'amatabazi Imana yari yaratanze cyari gifite amatara 7, akataho amatara gisigara gihagaze gifite umwenge umwe. Avanaho igikarabiro, aravuga ati ibi bintu byo gukaraba i Babuloni ntabyo nabonye, ubundi bimaze iki? Ikizakubwira umuntu wakoze urugendo i Babuloni, ibintu Imana yaduhaye bifite icyo bisobanuye. Aratangira akavuga ati ariko uretse imihango nk'ibi bimaze iki? Uretse ibintu rwose by'ubuhirika, ibintu byanyuma muvuga ngo murakunze idini, ubundi umuntu adakoze ibi yabiki? Icyo ni ikimenyetso simusiga. Nubona umuntu arimo kubwira ngo kwambara bitwaye iki, icy'ingenzi ko ari umutima.
ugahura n'umuntu arimo kurya ingurube mukaganira amazi utikana nawe w'umuririmbyi akakubwira ati shajya unkuraho ibyo. Ubu se erega ibyinjira mu muntu nibyo bimuhumanya, ntabwo ari bigira gute ngo ibisohoka mu muntu nibyo bimuhumanya ngo si ibyinjira. Aba yakoze urugendo i Babuloni. Uyu mugabo avanaho n'igikarabiro kandi akura igikarabiro kidendeje cyari giteretse ku bishushanyo by'inka byakozwe mu miringa, agitereka ku mabuye ashashwe. Yahinduye na pozisiyo byari biriho. Umurongo wa 18 muwusurinye muri Bibiliya zanyu, turi mu isabato, muze kugenda mu wige, ejo muzagaruke hano mwawize cyane. Kandi ibaraza ry'isabato risakawe ryari ryubatswe ku nzu y'Uwiteka. Nta nzu y'Uwiteka yigeze ibaho kera itaragiraga ibaraza ry'isabato. Uretse muri ino minsi abantu barashaka kugira inzu y'Uwiteka ariko itagira ibaraza ry'isabato. Ibaraza ry'isabato risakawe ryari ryubatswe ku nzu y'Uwiteka. N'irembo ryo ku gikari ry'umwami ubwe, hari irembo ryitiriwe umwami ryagombaga gucamo umwami rimwe mu mwaka. Iryo rembo ryerekanaga yuko muri Isiraheli hari igihe kizagera hakaza umwami w'abami akaricamo. Iryo rembo umwami arabihindura kubw'umwami wa Ashuri. Murebe hano mbabwire ikintu kidasanzwe. Umwami wa Ashuri, umwami w'i Babuloni, uyu munsi hari ibintu bibiri bidasanzwe adakeneye. Nimushake mutambe, nimushake musenge, mwubake insengero, mukore mu byo mushaka byose, mujye ku muhanda mwigisha ibyo mushaka byose. Ariko hari ibintu bibiri umwami w'i Babuloni adakeneye uyu munsi. Ibaraza ry'isabato ntarikeneye. Niyo mpamvu ibintu byose byakorwa ku isi isabato igahanagurika mu mitima y'abantu, isabato igahanagurika mu mitwe y'abanyapolitike n'abashyiraho amategeko. Umwami w'i Babuloni agiye kubikora. Icya kabiri, irembo ry'umwami, uyu mwami w'i Babuloni agomba kuribangamira kuko nawe arashaka kuba umwami, kandi dufite n'undi mwami ugiye kugaruka. Kubw'ibyo isabato n'inyigisho kugaruka kwa Yesu no kurimbuka ku isi, izo nyigisho Roma ntabwo izazihanganira. Dusoza rero, uzakura he amahitamo? Musabe Imana yinjize mu buzima bwacu amategeko yayo. Musabe Imana iduha imbaraga zo kuyihagararira. Ubuzima buragoye. Umuntu arimo arabona ko kwiba ari byo byatuma yegera imbere. Umuntu arimo arabona yuko kwica isabato ari byo byatuma akundana na boss. Umuntu arimo arareba akabona kuba umuntu w'umutubuzi ari byo byatuma abantu akundana n'abantu bose. Umuntu arimo araza akigira umukirisitu kubera ubukwe, kubera ko ashaka serivisi cyangwa ashaka abantu basengera aho ngo bazamuha akazi. Ariko nagira ngo mbabwire bantu b'Imana, Bibiliya isoresha amagambo akomeye mu mubwiriza 12 umurongo wa 13. Ibintu urimo bivemo. Hari impamvu Imana yakubeshejeho. Hari impamvu yatumye Imana ikurinda. Nta kindi kintu. Hari ibintu bikwiriye umuntu wese. Umubwiriza 12:13. Iyi niyo ndunduro y'ijambo. Byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo. Kubaha Imana amadini yose arimo arabyigisha. Kandi rwose nta dini ryigisha abantu kwiba, nta dini ryigisha abantu gusambana, nta dini ryigisha abantu kwica, ntaryo. Amadini yose arimo ararwana no kugira ngo abantu baza kuyasengamo bagire ikintu cyitwa kubaha Imana. Ariko ntago bagomba guparikiraho, hari icyo Imana yavuze. Iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Ntabwo ari ibintu bikwiriye abadive, ntabwo ari ibintu bikwiriye abayahudi, ntabwo ari ibintu bikwiriye abisiraheli. Ni ibintu bikwiriye umuntu wese kubaha Imana no gukomeza amategeko yayo, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Urubanza ruri imbere.
ibyo wakoze byose Imana izabyerekana imbere yawe bimeze nk'ibiri muri screen. Ariko ikintu nashimiye Imana, ku munsi usoza amateka y'isi nta muntu uzareba ibyaha by'undi, buri wese azaba areba nk'aho yabayeho ku isi ari wenyine. Nta muntu wo kwitwaza kanaka ntiyabinsobanuriye, kanaka ntiyabinyigishije. Reka da, Imana izabwira abantu ko yabahaye amahirwe menshi bakayapfusha ubusa. Ubu n'aya ngaya dufite muri uyu mugoroba ni amahirwe. Ntabwo twize gusa isabato, ahubwo twize n'amategeko 10 y'Imana yose, kubera yuko Bibiliya igaragaza neza yuko atungana rwose kandi asubiza intege mu bugingo. Ndasaba Imana ngo yongere igarure mu mitima yanyu, yongere igarure mu mibiri yanyu imbaraga zibakundisha Imana, zikabatera kubaha Imana no gukomeza amategeko yayo. Ndasaba Imana muri uyu mugoroba ngo ifungure umwuka w'amatsiko muri mwe, mutangire mukora ubushakashatsi, ibi bintu byavuye he, kandi iby'ijambo ry'Imana rikubwira aba ari byo uzaza ukora byonyine. Muri uyu mwanya kandi nongeye kwibutsa abantu benshi baraha, imitima nama yajyaga irega bagiye gukora icyaha, ariko imitima nama bakaba barayicecekesheje, bakaba bari mu busambanyi, bakaba bari mu bujura, bakaba bari mu bugome, bakaba barimo gukora ibyaha, imitima nama yabo barayicecekesheje. Ndakwinginze muri uyu mugoroba, egurira Imana umutima wawe yongere ukangure, kuko cyagiye umutima wajya kugira ibyo ukurega, burya yabaga ari Imana irimo gukorera mu mutima wawe. Uko isi irimo kugenda ishaka ibibi, niko irimo gucecekesha amategeko. Buriya nagira mbabwire ngo kurwanya leta, umuntu urwanya leta ntatangirira ku kintu gikomeye. Aba bantu mubona barwanya leta, aricara akabanza agahera ku itegeko nubwo ryaba ryoroshye, akarikandagira. Abantu barangiza batari kubwa kandagira rimwe, ibindi bintu bya leta akabyemera nta kibazo. Ejo agakandagira irindi, ejo agakandagira irindi, igihe kiragera akazajya kuri YouTube channel, yarangiza agahita avuga ati ngewe iyi leta ntituri kumwe, nta nubwo mbemera, ikizakibe ninshake nzapfe. Ariko mu by'ukuri iyo barimo gusobanura iby'uwo muntu, bakubwira yuko yari amaze igihe kirekire akurikiranywe, bitewe n'uko hari ibimenyetso by'amategeko y'igihugu yagendaga yica, amabwiriza y'igihugu ayaca amazi. Reka nongere mbabwire inshuti zanjye, uko tugenda twica itegeko rimwe, tugenda tugerekaho irindi. Umwuka wa Satani iyo ukwicishije itegeko rimwe, Satani ahita akubwira ati rero ubwo wishe rimwe n'ubundi yose wayishe, ni ukuvuga ngo wagiye unywa inzoga. Satani ahita akubwira ati rero ubwo utinyutse ugafata icupa, sambana n'ubundi byose kama mbaye. Icyo nagira mbabwire ni kimwe, Bibiliya iravuga ngo bana bato ndabandikiye ngo ntimukore icyaha. Iyo icyakora nihagira ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese. Mu magambo make, Kristo arahari ngo atwambike imbaraga, ariko abantu se barimo gusaba Imana imbaraga ni bande? Kwibombarika nta kintu bizatugezaho. Nimureke duhungire mu Mana. Ku munsi w'urubanza ndifuza ko yaba wowe yaba nge tuzavuga ngo Mana, icyo wakoze muri twebwe, icyo watwigishije twagishyize mu bikorwa, turi imbere yawe dushima. Muri uyu mugoroba ndashaka kureba abantu basaba Imana imbaraga, barimo kubwira Imana bati Mana, ubuzima ndimo muri no minsi, ibigeragezo ndimo, amakuba ndimo, byanyicishije amategeko yawe ku buryo n'ubu mba numva ntafite ibyiringiro by'uko ugarutse wanjyana. None Mana, muri uyu mugoroba mpindurira amateka, mpindurira ubuzima, ongera unyakire, umpindura umuntu udasanzwe, ongera unzure ukoresheje amategeko yawe. Niba wifuza umwami Yesu, ukifuza ko agira icyo akora mu buzima bwawe, ukifuza muri uyu mugoroba yuko amategeko y'Imana yandika ku nkomanizo z'imitima yawe, ngwino dusenge.